Haleluya. Mbere ya byose mbanje gushimira Imana impaye uno mwanya kugira ngo mbashe kongera kugira ubutumwa mbasha gutambutsa kuri uno mwanya, kandi ndabashimira namwe mwese mubasha gufatanya nanjye kugira ngo tugendane kuri ano masomo, itorero n'umurimo w'abizera. Ndagira ngo nongere mbibutseho gatoya ko ari igitabo tugeze kuri chapitre navuga nk'iya 4, ariko cyane cyane twahereye kuri ebyiri zibanza, ibintu 9 byimira Imana gukora hagati muri twebwe, gukorana natwe. Ikindi cya kabiri twabonye amarembo 7 n'imyitwarire 21 umukristo nyakuri ayanyuranamo. Rero nyuma y'icyo ngicyo tuhita tugera noneho kuba umunyamuryango w'itorero icyo ari cyo, nicyo turiho kugeza kuri uyu munsi. Ejo rero cyangwa mu kiganiro giheruka twari twabashije kurebera hamwe muri rusange ibice bigize iki gice. Rero uyu munsi nk'uko nari nababwiye ko turavuga ku buryo burambuye, turareba agakiza, icyo Imana yagukoreye. Twarebye umurongo wo gufunguriraho, ariko mbere y'uko tuhita twinjira ku gakiza nababwiye kuko tuzareba ibintu 4, kandi mbabwira kuko intego y'iri somo ari ukwiyegurira Kristo n'itorero nk'umunyamuryango. Rero akaba ari nayo mpamvu nashatse kugira ngo tumbabwire ibintu 4 bigize umuryango nk'itorero, ari byo tubonamo agakiza, icyo Imana yagukoreye, amahame, impamvu muriho nk'itorero, ingamba, mugera ku ntego zanyu mute, inzego z'itorero, ni buryo ki kandi n'iryari musohoza intego zanyu. Rero uyu munsi tugiye kureba agakiza. Agakiza turafungura n'urufunguzo rw'umurongo w'Abagalatiya ibice 3:26 kugera ku murongo wa 28. Haravuga ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugereki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, mwese muri umwe muri Kristo. Abantu benshi babayeho batazi intego yo kubaho kwabo, imyaka irahita indi igataha, batibaza impamvu y'Imana ku buzima bwabo. Ikibazo cy'ibanze umuntu yabaza ni iki? Ese ubuzima ni iki? Ni ukuvuga iyo wibajije ngo ubuzima ni iki, ubasha kuba wabasha kwinjira wabasha kubona ibisobanuro binyuze muri Bibiliya, binyuze mu gakiza wakiriye, binyuze mu buryo bwo gusenga no kuramya no guhimbaza n'ibyiringiro ufitiye muri Kristo. Umuntu wese ashaka kwishima cyangwa ashaka kunezerwa. Abantu bagerageza uburyo bwinshi. Bamwe bashakira umunezero mu butunzi, ariko ubutunzi ntabwo bujya bubasha gutanga umunezero, ahubwo uko ubutunzi bumwe buboneka bubasha kurya amahoro yawe. Bamwe bashakira umunezero mu kwishimisha, entertainment, cyangwa mu mikino n'imyidagaduro, ariko nabwo iyo ibyo birangiye umunezero ntabwo wongera kuboneka. Abandi bashakira umunezero mu kubona icyubahiro n'ubutegetsi, akajyamo akaniyamamaza, agatorwa cyangwa agatanga na ruswa kugira ngo agere ku mwanya uyu n'uyu, ariko naho asanga hari inshingano nyinshi zimureba ku buryo umunezero wongera ukayoyoka. Ariko umunezero nyakuri uzanwa no gusobanukirwa icyo Imana ishaka, icyo Imana yashakaga ijya kukurema. Iyo urangije kumenya icyo Imana yashakaga ijya kukurema, niho ubasha kwinjira mu munezero nyakuri. Ibindi byose wakwirukankamo kubera kuko hari abandi babonye byagiriye umumaro, kubera kuko hari intego runaka ubona nawe byakugezaho, ntabwo bitanga umunezero. Ariko iyo wasobanukiwe icyo Imana yashakaga ijya kukurema, kuko buri wese ni unique, nk'uko dufite inomero z'irangamuntu zitandukanye, nk'uko dufite inomero za telefone zitandukanye, ni nako nawe uri unique. Rero hari impamvu Imana yakuremye, hari icyo Imana yashakaga umunsi yakuremaga. Rero kuri ibyo ngibyo kugira ngo tubigereho, hano babwiye ko hari ibibazo bigera muri 3 tugomba kwibaza.
kuki ndiho uyu munsi? Reka turebe igisubizo wenda icya mbere, Imana yandemeye kunkunda, nicyo gisubizo navuga. Kuki ndiho uyu munsi? Ni uko Imana yandemeye kunkunda. Yeremiya ibice 31 umurongo wa 3, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, niko handitse. Abefesi igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ngo duhinduke abana bayo, tubiheshejwe na Kristo Yesu kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ngicyo naho ngaho, niyo mpamvu Imana yaturemeye kugira ngo idukunde. Imana yandemeye kunkunda. Reka turebe ikindi gisubizo cya kabiri, uvuze ngo kuki ndiho uyu munsi? Imana yandemeye yandemeye kunezererwa ubusabane nayo no gucunga ibindi biremwa byose. Ibyo bingira ikiremwa kidasanzwe. You are special. Yimba wizera Kristo by'ukuri, uri ikiremwa kidasanzwe. Dusomye mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza kwa 28, ntabwo tusoma hose ariko wenda turagenda turagerekereza. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni zo mu kirere n'ibisiga n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Twagera ku Itangiriro 6 ibice 10 umurongo wa 17, Imana iduha byose itimana ngo tunezerwe. Ngicyo aho ngaho ni imirongo ishobora kudufasha kugira ngo wumve iki gisubizo kivuga ko Imana yaturemeye kugira ngo tuzinezererwe ubusabane hamwe nayo, kandi ducunge n'ibindi byaremwe biduhindura ikiremwa kidasanzwe. Yesu yaravuze ati, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Tubibona muri Yohana ibice 10 umurongo wa 10. Reka turebe igisubizo cya gatatu kishobora kukubuza ngo kuki ndiho. Iyo tumenye kandi tukemera kugendera mu mugambi Imana yaturemeye, bizana inyungu nyinshi. Dushobora kubonamo ibintu bigera muri 7 cyangwa mu 9. Dushobora kubona umutima ukeye, Abaroma 8:1. Dushobora kugira intego, Abaroma 8:28. Dushobora kugira imbaraga no gukomera, Abafilipi 4:13. Dushobora kugira ubuzima bufite amahoro, Abaroma 8:26. Dushobora gushira ubwoba, Abaroma 8:31. Dushobora kunyurwa, Abafilipi 4:19. Dushobora kugira imbaraga, Abaroma 8:26. Dushobora kugira umutekano, Abaroma 8:39. Dushobora kugira umudendezo, Yohana ibice 8:32 kugeza 36. Noneho tugiye kureba noneho ngaha, nyuma y'ikibazo wakwibaza ngo kubera iki ndiho uyu munsi, wakwibaza ngo ikibazo kirihe. Ariko igisubizo twabasha kubona none ikibazo aho kiri, impamvu tutabasha kwegera ubwiza bw'Imana, umuntu habamo icyifuzo cyo kuba umutware no kwirengagiza amahame y'Imana agenga ubuzima. Ibyo ngibyo bimuzanira amakuba. Gushakisha gukora ibintu bye uko abyumva atitaye ku cyo Imana ibivugaho, ati ni ubuzima bwanjye, ni ubutunzi bwanjye, nabikoresha uko mbishaka. Ufite icyo gitekerezo wese ntashobora kunezeza Imana. Ibyo rero bibasha kumuzanira amakuba buri gihe cyose. Niyo mpamvu twisanga mu makuba. Rero ikibazo kirihe nanone, tushatse kureba ikindi gisubizo gihari, ni iyi mitekerereze niyo Bibiliya yita icyaha. Reka turebe muri Yesaya 53 umurongo waho wa 6. Twese twayobobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Tusomye muri Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 8, nituvuga yuko nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Niko muri Yohana handitse. Icyaha gisenya ubusabane bwacu n'Imana, gituma dutinya Imana tukaba hanze y'ubushake bw'Imana. Reka dusome mu Baroma ibice 3 umurongo wa 23. Haravuga ngo kuko bose bakoze icyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana.
cyose ari n'uwavutse ashobora kuba ataragikoze ku bw'amaboko ariko ku bwa kamere yaragikoze. Iyo abantu bafite ibibazo bagerageza izindi nzira zitandukanye zo kubikemura mbere y'uko bahindukirira Imana. Ashobora kujya mu bapfumu, ajya mu bindi mbere y'uko basha, nyuma byarangira ngo noneho hasigaye n'aho Imana. Mwami Imana kubabarire mba nawe ariko ujye ubitekereza. Ariko gira Yesu first, abe ari we zingiro ry'imibereho yawe, niho ushobora kubasha kumva ubaye mu munezero. Kabone niba ubutunzi bwagabanuka, ariko umunezero Yesu atanga ubasha kukunyuza no mu bindi bikomeye. Kandi ubutunzi utanga ubuzima kugira ngo ubushake, ukongera ugatanga ubwo butunzi kugira ngo ushake ubuzima. Ariko kuri Yesu nta na kimwe bidusaba, ni ukwemera gusa no kuyoborwa nawe. Ibyo byose bibasha kuduha imbaraga kandi tugakomerera muri we. Ibibazo bigerageza niyo tuzi ko Imana ariyo yadufasha, tunyura mu nzira zitari zo tuyishaka, ukifashisha ngo mama yari umukristo, rero nanjye mana ya mama ugomba kuntabara. Oya, ntabwo bibaho. Nzareka ingeso zanjye mbi, ariko uyu munsi oya, ndumva ntaraba yebo. Nzaba umunyedini kandi njye mu itorero, ariko ibindi ni amakabyo. Oya, ntabwo ari byo. Niyo utakwizera Imana ukagira ukuri gusa, ibyo nabyo bishobora. Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo. Izo ni inzitwazo zidashobora kugira icyo zikugwa, ntabwo zagira icyo zikungura. Ubwo ntanga ibyanjye bizahwaniramo, ntanga icya cumi, ntanga amaturo, ntabwo ariko bimeze. Izere Yesu Kristo, n'ibyo bitanga, ariko n'icyo ngicyo cyongereho. Nzagira neza gusa, ibindi ashwi kwita igihe kugira neza ubigiriye nde? Arinde uhabwa ikuzo, arinde uhabwa icyubahiro. Iyo ugira neza ni wowe urimo kwiyubahisha, ariko iyo ubasha kubikorera mu nzu y'Imana uba urimo kubahisha Kristo. Reka rero turebe ikindi kibazo cya gatatu wakwibaza nanone mu gakiza. Wakwibaza ngo igisubizo ni ikihe? Turigendeye muri Yohana ibice 14:6 haravuga ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Imana ubwayo yaje mu isi kugira ngo itwigarurire. Iyo haza kuba ubundi buryo, Yesu ntiyagombaga kuza. Niwe nzira. Yesu yakemuye ikibazo cy'ibyaha byacu, aribyo tubonera mu Baroma bice 6:23 bavuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo bushya bubonerwa muri Kristo Yesu. Imana yakoze ibi kubera ko idukunda kandi ishaka ko tuyimenya. Dusomye mu Baroma 5 ibice 5:8 haravuga ngo Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imana yakoze uruhare rwayo kugira ngo izane ubusabane bwacu nayo. Ishaka ko buri wese muri twe yakwemera ibyo yadukoreye. Tubibona muri Timoteyo wa mbere ibice 2:5. Nshuti bavandimwe rero, hari wenda tudatinze cyane, ndabona bitakunda iminota tuba twarihaye tuyirengeje. Ubutaha tuzareba mvuga ngo ese Imana irashaka ko nkora iki? Ibi nibyo tuzarebera hamwe. Rero reka mbifuriza amahoro y'Imana. Umwami Imana abagirire neza, abaha umugisha. Mwari kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Nimero ya telefone ni 0788740999. Ubishoboye wabasha kunyandikira, cyangwa ni ya WhatsApp wakwandika, cyangwa wamvugisha tugakomeza tukungurana inama, kuko icyo nifuza ni ukugira ngo ube umunyetorero mwiza wujuje imico kandi uhesha icyubahiro Kristo. Rero kugira ngo nanone igihe nshyize ikiganiro kijye kibasha guhita kikugeraho, wakora subscribe kuri ino channel kugira ngo umwami Imana ajye adubashisha kandi ubuntu bw'umwami Imana bubane nawe. Ndabakunda. Imana ibagirire neza, ibahe igikundiro mu miryango yanyu, ibahe igikundiro mu kazi mukora, kandi mukomeze kwaguka, ibahaze uburame, ishimwe n'icyubahiro bibyayo none n'iteka ryose. Amen.